mugiye kuganirizwa n'abavandimwe banyu Caritas Kayirangwa na Joseph Bitega. Tumaze imyaka 33 dushakanye, dufite abana 5, abahungu 2 n'abakobwa 3. Dutuye mu murenge wa Kagarama, ni muri paruwasi ya Kicukiro, tubarizwa muri communauté ya Emmanuel. Dukomeje rero urugendo rwacu twise parcours ya Amoris Laetitia, ari byo bivuga urugendo rw'ibyishimo by'urukundo mu muryango. Mu kiganiro gishize mwaguye muri make incamake bikuye muri urwo rwandiko rwa gishumba rwa Papa Francisco. Papa Francisco yifuje ko twarucengera buhoro buhoro kurushaho muri uyu mwaka wahariwe umuryango. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe umutwe wa mbere ufite insanganyamatsiko igira iti ibyishimo by'urukundo ku bagize urugo, tumurikiwe n'ijambo ry'Imana. Mu rwandiko Amoris Laetitia, Papa Francisco yerekana ukuntu muri Bibiliya dusangamo ingero zinyuranye zigaragaza ibyishimo n'ingorane dusanga mu miryango. Abivuga mu gika cya 8 muri Amoris Laetitia. Hano Papa Francisco arashaka kugaragariza abagize urugo muri iki gihe ko mu ijambo ry'Imana ariho bakwiye gukura icyerekezo nyakuri gikwiye kuyobora imibereho yabo. Kandi nibyo koko, ni mu ijambo ry'Imana abashakanye bazabona urumuri bakeneye rutuma bagendera mu murongo Imana yabageneye, rukabafasha kumenya uko batambuka ingorane zihariye bagenda banyuramo mu mibereho y'urugo. Reka turebere hamwe ingingo z'ingenzi zigize ibyo Papa Francisco atubwira mu mutwe wa mbere wa Amoris Laetitia. Ingingo ya mbere. Mu rwandiko rwa gishumba Amoris Laetitia, Papa yerekana ko ijambo ry'Imana rihishurira abantu ko kuva mu ntangiriro Imana yashatse ko urugo rushingira imizi ku bumwe bw'umugabo n'umugore rukomoka gushyingirwa. Ingingo ya kabiri. Mu rwandiko rwa gishumba Amoris Laetitia, Papa agaragaza ko mu rugo habamo ibyiza ariko hakabonekamo n'ingorane. Ingingo ya gatatu. Mu rwandiko rwa gishumba Amoris Laetitia, Papa agaruka ku rugwiro ibyanditswe bitagatifu bivuga ko rugomba kuranga abagize urugo. Reka Caritas twinjize neza mu ngingo ya mbere. Urakoze Jose. Muri iyi ngingo ya mbere, urwandiko rwa gishumba Amoris Laetitia, Papa yerekana ko ijambo ry'Imana rihishurira abantu ko kuva mu ntangiriro Imana yashatse ko urugo rushingira imizi ku bumwe bw'umugabo n'umugore rukomoka ku gushyingirwa. Ariko kugira ngo tubyumve neza, turayireba mu mfuruka enye. Mu mfuruka ya mbere turabona ko ijambo ry'Imana ari ryo ritumenyesha icyo gushyingirwa ari cyo mu migambi w'Imana n'agaciro yabihaye. Mu gika cya 10 cya Amoris Laetitia, Papa aratwibutsa inyigisho y'igitabo cy'intangiriro ko Imana ariyo yahanze ugushyingirwa hagati y'umugabo n'umugore. Ibyo nibyo koko turabisanga mu gitabo cy'intangiriro umutwe wa mbere umurongo wa 27 kugeza ku 28. Nuko Imana irema muntu mu ishusho ryayo, imurema mu ishusho ry'Imana, ibarema ari umugabo n'umugore. Imana ibaha umugisha, irababwira iti nimwororoke, mugwire, mukuri isi yose muyitegeke. Ikindi kandi, ijambo ry'Imana niryo ridufasha kuzirikana ku buremere Imana yahaye gushyingirwa. Mu mutwe wa 2 w'igitabo cy'intangiriro ugaragaza mu buryo busobanutse ishusho ihebuje y'abashakanye nk'uko Imana yabigennye. Mu bumwe budatandukanwa bw'umugabo n'umugore niho kuva mu ntangiriro Imana yagennye ko huzurizwa umugambi shingiro wayo ku gushyingirwa. Nibyo koko, kuko na Papa Francisco akomeza yibutsa kandi aya magambo ya Yezu ubwe ashimangira aho asobanura ko kizira ko abashakanye batandukana, agira ati ntimwasomye se ko kuva mu ntangiriro Rurema yabaremye ari umugabo n'umugore? Nicyo gituma umugabo azasiga se na nyina akizirika ku mugore we, maze bombi bakaba umubiri umwe. Bityo rero ntibaba bakiri babiri, ahubwo baba umubiri umwe. Mu Ivanjili ya Matayo umutwe wa 19 umurongo wa 4. Naho mu gika cya 13 Papa Francisco agaragaza impungenge umugabo agira zo kutabona umufasha bakwiranye. Ibi bidufasha kumva ko ntawe ukwiye kwemera gushyingiranwa
n'uwabonye wese ko ahubwo agomba umufasha bakwiranye. Tubisanga mu gitabo cy'Intangiriro umutwe wa 2 kuva ku murongo wa 18 kugera ku 20. Ijambo ry'Imana rigaragaza ko uwo mufasha bakwiranye ari umugore ugenewe umugabo uruta ibindi biremwa byose, maze Imana ubwayo ikabaha kugira urukundo rwihariye rutagira urundi rusa narwo. Mwene Siraki abivuga agira ati, ubonye umugore aba atangiye gukungahara, ni umufasha we basa, inkingi yishingikiriza. Mwene Siraki umutwe wa 36 umurongo wa 24. Joseph natwinjize mu mfuruka ya 2. Noneho twakwinjira mu mfuruka ya 2 y'ingingo ya mbere dusanga mu gika cya 14 cya Amoris Laetitia. Ijambo ry'Imana niryo ritumenyesha umugambi w'Imana ko abashakanye ari bo shingiro ry'urugo, aho Papa Francisco yifashisha amagambo y'umuririmbyi wa Zaburi umutwe 128 mu dukwi 127 yerekana ukuntu umugabo n'umugore bahinduka ababyeyi bibaruka urubyaro, maze bityo bikabishingiro ry'urugo. Hano kandi Papa ashimangira ukuntu abana ari umurage n'igihembo Nyagasani aha ababyeyi. Noneho wakomeye twinjiza mu mfuruka ya 3 y'ingingo ya mbere. Urakoze Jose. Rero mu mfuruka ya 3 umuryango ni igicumbi cy'ukwemera, ni kiliziya ntoya yo mu rugo. Hano Papa Francisco atwigisha kandi ko ijambo ry'Imana ritumurikira rikadufasha kubona ko urugo ari kiliziya ntoya. Koko tubona ko urugo rushobora guhindurwamo kiliziya yo mu rugo, icyicaro cy'Ukarisitiya, aho Yesu ari ku meza hamwe n'abarugize. Igitabo cy'Ibyahishuwe bikibigaragaza neza kigira kiti, dore mpagaze ku muryango ndiho ndakomanga, nihagira umva ijwi ryanjye akanyungurira, nzinjira iwe nsangire nawe nawe asangire nanjye. Tubisanga mu gitabo cy'Ibyahishuwe umutwe wa 3 umurongo wa 20. Bibiliya rero ifata urugo nk'ahantu abana batangira kwigishwa iyobokamana. By'umwihariko Zaburi ya 78 umurongo wa 3 kugera ku wa 6 ihimbaza iyamamazwa ry'ukwemera rikorerwa mu muryango igira iti, ibyo twabwiwe kandi tumenyereye, ibyo ba data batugejejeho, natwe ntituzabihisha abana bacu, ahubwo tuzabibamenyesha urubyaro rwacu, nibyo bazakurizaho gusingiza Uhoraho ububasha bwe n'ibyiza yakoze. Yashingiye itegeko Yakobo, ashyiraho amabwiriza muri Isirayeli, ategeka ababyeyi bacu kubimenyesha abana babo kugira ngo ab'igisekuruza kizaza babimenye, ari bo n'abana bazavuka ngo nabo bazabigeze ku mbyaro zabo. Muri make Papa Francisco ashimangira ko urugo ari ahantu ababyeyi bahinduka abarimu b'abana bibanze mu by'ukwemera. Urakoze muvandimwe. Nyuma yo kubona imfuruka 3 zatubwiraga ku ijambo ry'Imana ritubwira umugambi wayo ko gushyingirwa, ko urugo rushingiye ku bumwe bw'umugabo n'umugore, kandi ko umuryango ari igicumbi cy'ukwemera ukaba n'igicumbi cy'ubuzima, turinjira mu mfuruka ya 4 y'ingingo aho twumva ko urugo ari igicumbi cy'uburere. Ese Karita, byo Papa bitubwiraho iki muri Amoris Laetitia? Papa Francisco mu mutwe wa mbere w'inyandiko Amoris Laetitia yibutsa ko uburere nyabwo ari ubufasha umwana kumenya no guhitamo gushaka kw'Imana. Nubwo ababyeyi baragijwe n'Imana inshingano yo kubyara no kurera, ariko abana si umutungo bwite w'umuryango, ahubwo bafite inzira zabo zihariye z'ubuzima Imana yabageneye. Bityo rero ababyeyi basabwa kubafasha kuzimenya no kuzikurikira. Abana kandi nabo bahamagarirwa kwakira no gukurikiza itegeko ry'Imana rigira riti, wubahe so na nyoko. Tubisanga mu gitabo cy'Imuka Misiri umutwe wa 20 umurongo wa 12. Papa Francisco atwibutsa ko ijambo ry'Imana ritubwira ko ubashye se abahongereye ibyaha bye, naho uhimbaje nyina abameze nk'uwihunikiye byinshi. Mwene Siraki umutwe wa 3 umurongo wa 34. Ndetse Papa Francisco atwibutsa ko na Yezu ubwe aduha urugero rwo kumvira ababyeyi be ba hano munsi. Iyo turebeye kuri Yezu
tubona ko agaragara koko nk'urugero rwo kumvira ababyeyi be ba hano munsi. Ni mu Ivanjiri ya Luka umutwe wa 2 umurongo wa 51. Nyamara muri uko kumvira ababyeyi, Yezu anatwereka ko guhitamo inzira y'ubuzima ku mwana hamwe n'umuhamagaro we bwite wa gikristu bishobora gusaba gutandukana nabo kugira ngo ashobore kwitanga ubwe kubera ingoma y'Imana, nk'uko tubisoma mu Ivanjiri ya Matayo umutwe wa 10 umurongo wa 34 kugera kuri 37. Nyuma yo kumva ingingo ya mbere yatubwiraga ko mu rwandiko rwa Gishumba Amoris Laetitia, Papa yerekanaga ko ijambo ry'Imana rihishura ko kuva mu ntangiriro Imana yashatse ko urugo rushingira imizi ku bumwe bw'umugabo n'umugore bishingiye ku gushyingirwa. Twayibonye mu mfuruka enye. Caritas nakomeza tubwira ku ngingo ya 2. Ingingo ya 2 itangira itwereka ko mu rwandiko rwa Gishumba Amoris Laetitia, Papa agaragaza ko mu rugo habamo ibyiza hakabonekamo n'ingorane. Turabisanga mu gika cya 18 cya Amoris Laetitia, aho mu rwandiko Papa yibutsa ko mu byanditswe bitagatifu dusangamo ibyishimo by'umuryango, ariko kandi tukabonamo n'ububabare, ikibi ndetse n'ubugome busenya ubuzima bw'urugo n'umuryango. Ibi bikaba bishobora guhungabanya ubusabane bw'ubuzima n'urukundo mu bagize umuryango. Papa akomeza kandi yerekana ko icyaha cyashatse gusenya umugambi w'Imana kuvire mu rugo rwa mbere, bigakomeza ku rupfu rwa Abeli, ndetse bikagenda bigaruka kenshi mu buzima bw'abakurambere bacu. Papa aragira ati, nta wakwibagirwa ko Yezu ubwe yavukiye mu muryango uciriritse. Mu gihe gito wa muryango ugomba guhungira mu mahanga. Uko yinjiye mu rugo rwa Petero aho nyirabukwe yari arwariye, uko yifatanyije n'urugo rwa Yayiro cyangwa urugo kwa Lazaro mu kababaro n'ibyago by'urupfu, uko yumvise kurira k'umupfakazi wihebye w'Inayini wari wapfushije umwana we. Mu bukwe bw'i Kana aho Yezu na Bikira Mariya bifatanije n'urugo rushya mu byishimo byabo, ndetse banabigiramo uruhare rufatika, aho Yezu yahinduye amazi divayi abisabwe n'umubyeyi we, bityo abari mu bukwe bakishima batazi aho iyo divayi iryoshye kurusha izindi iturutse. Kandi turabona ukuntu Papa atwereka muri iyi ncamake ko ijambo ry'Imana ritigaragaza nk'igice cy'inyigisho z'amahame adafatika, ahubwo ko ari ingendanyi ku rugendo ku ngo zifite ibibazo n'iziri mu ngorane cyangwa zahuye n'ububabare, maze rikabereka iherezo ry'inzira igihe Imana igira iti, nzahanagura icyitwa amarira yose ku maso, urupfu ntirizongera kubaho ukundi, icyunamo, amaganya n'imibabaro nabyo ntibizongera kubaho ukundi. Tubisanga mu gitabo cy'Ibyahishuwe umutwe wa 21 umurongo wa 4. Inshuti bavandimwe, nyuma y'izi ngingo ebyiri zo mu rwandiko rwa Gishumba Amoris Laetitia, aho iya mbere yatubwiraga ku bumwe bw'abashakanye, n'iya kabiri yatubwiraga ko mu ngo n'imiryango habamo ibyiza ariko n'ingorane zitabuze, reka noneho Caritas yatubwire ingingo ya nyuma tugana ku musozo w'ibikuriye mu mutwe wa 2 w'urwandiko rwa Gishumba Amoris Laetitia. Ku ngingo ya 3 ari nayo ya nyuma mu rwandiko rwa Gishumba, Papa Francisco aragaruka ku rugwiro rugomba kuranga abagize urugo. Abisobanura yifashishije aya magambo: tukivuga ku rukundo rwo shingiro mu buzima bw'abashyingiwe gikristu ndetse n'iry'umuryango, hanagaragara undi mugenzo mwiza ujya wibagirana muri ibi bihe by'imibanire irangwa n'agakabyo no kuba iya nyirarureshwa. Uwo mugenzo ni ukugira urugwiro. Papa Francisco atwereka Imana nk'umubyeyi itubwira aya magambo ateye akanyabugabo, nk'aho Imana igira iti, Isirayeli yakiri muto naramukunze, igihe mufataga akaboko nkamugisha gutambuka, naramwegerezaga mbigiranye urukundo, nkamwizirikaho nk'uko abantu babigenza, nkamwiyegamiza ku musaya nk'umubyeyi uteruye umwana we, ngaca bugufi nkamugaburira. Tugisanga mu gitabo cya Hoseya umutwe wa 11 umurongo wa 2 n'umurongo wa 3 kugera ku wa 4. Uru rugwiro rero bavandimwe muduteze amatwi Imana ifitiye abana bayo,
kubera urukundo ibakunda ni narwo rukwiye kuranga abagize urugo bose, rukabaha kubana mu busabane. Ese Jose, wabwira iki abatwumva dusoza? Urakoze Karita. Twabwira abaduteze amatwi ko Papa Francisco muri uyu mutwe yadufashije cyane kumva agaciro k'ijambo ry'Imana mu buzima bw'abashakanye n'abagize urugo, ko mu ijambo ry'Imana urugo rubonamo ibirukomeza mu byishimo by'urukundo ari byo bigomba kubaranga, kandi mu ijambo ry'Imana ingo ziri mu ngorane zibonamo urumuri rutuma zikomera ntiziganzwe n'ibigeragezo, ahubwo bikabaha amizero ko Imana iri kumwe nabo, ndetse anatwibutsa ko abagize urugo bakwiye kurangwa n'urugwiro. Ese hari umwitozo twaha abadukurikiye mbere ko bashimira? Yego rwose, umwitozo twawubaha ni uko buri wese mu bagize urugo yareba amagambo n'ibikorwa birangwa n'urugwiro akorera abandi babana nawe mu rugo. Dusoza, twaha abatwumva ubuhamya bw'uko ijambo ry'Imana ridufasha kubaho mu bibazo. Hari igihe umuhungu wacu yari afite ikizamini cy'imyaka 4 kimugoye, akaba yari afite ubwoba bwinshi ku buryo yambwiraga ngo arabona umwobo wijimye cyane, n'ibyo yize byose akumva bisa nk'ibyasibamye. Namumaze ubwoba mubwira ko icy'ingenzi ari uko dusenga, kandi musezeranye ko najya mu kizami njya gushengerera. Shengereye nahawe ijambo rikurikira: ni ubuhanga, umutwe wa 19 umurongo wa 6 kugera ku wa 8 rigira riti: Koko rero ibiremwa byose uko bingana muri kamere yabyo byongeye kuremwa bundi bushya bikurikije amategeko yawe, kugira ngo abana bawe bakomeze kubaho. Nuko babona igihu gitwikiriye ingando, ubutaka bwumutse butumburuka hahoze amazi, inyanja y'umutuku ihinduka nyabagendwa, imivumba y'ibirinduraga ihinduka ikibaya cy'ibyatsi bitoshye, ari naho umuryango wawe wose wanyuze urinzwe n'ikiganza cyawe, maze bibonera n'amaso yabo ibikorwa byawe by'agatangaza. Nahise numva ko Imana imwambukije ahari inyanja hahindutse inzira nyabagendwa, kandi ko arinzwe n'ukuboko kwayo. Niko byagenze, ikizamini yaragitsinze n'amanota menshi. Tubashimiye tubikuye ku mutima, mwakoze cyane kudutega amatwi. Hubaho Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, nk'uko bisanzwe iteka, bubahwe n'ubu n'iteka ryose. Amina. Umuryango mutagatifu w'i Nazareti, udusabire.